hari ibintu 90% abantu 90% batigize abona muri iyi filime. Reka mbanze mbibereke. Kumbe Kikongo iryinyo ryayo ryarangiritse ryarasadutse mukuru. Aha ngaha muri kubona ko Kikongo irwaye iryinyo. Yari irwaye iryinyo yahe ry'ibumoso. None impamvu yari irwaye ni iyihe? Reka mbibasobanurire. Ndagira ngo mbanze mbabwirane. Mu gihe mushaka amazina y'iyi filimi n'ubundi busobanuro burihimbitse naho mwayikura mwandikira muri comment mukavuga ngo iyi filimi yitwa nguki natwe tujya kuyireba. Mwahita bibereka ngambereka nano mwayikura mu buryo bworoheje cyane. Iyo niyo nkuru ya mbere. Reka mbanze mbabwire rero. Impamvu Kikongo yari irwaye iryinyo ni ibintu bidasanzwe. Ntabwo iryinyo yari irwaye ari ibintu byapfuye guhurirana gusa. Ahubwo yaravuze ati reka nzamuke, reka nshake ubuvuzi he kwisi cyangwa se nshaka ubuvuzi ahantu hatuye abantu. Kubera ko Kikongo yari iziranye abantu mu buryo ntabwo yagize barwanya, yari inshuti n'abantu mbega. Ihita ifata umwanzuro wo kuzamuka ije kwivuza. Ariko nubwo yari ije kwivuza ntabwo ari ibintu byari bihuriranye gusa. Mwari muzi impamvu se? Reka mbaze babwire. Hano hari umwana. Dore umwana. Kuno nanone muri Barbados. Muri Monaki. Uyu mwana ni umwana wo mu bwoko bw'abafi. Bari batuye ku kirwa Kikongo yaturukagaho. Hari ahantu nyine mubona Kikongo ivu, mwabonye Kikongo iri mu misozi ahantu mu biti. Nyine ubundi kiriya kirwa cyo gituye mu bwoko bw'abafi, ariko bega Kikongo yari inshuti nabo. Abantu baza kurimburwa n'inyamaswa bidasanzwe. Hari akarakana kamwe kaza gutoragurwa n'abanyamerika bo bari kuri isi. Kikongo rero yahise ivuga ngo reka nje kwivuza, ariko izamuka ije kwivuriza hahandi wa mwana. Ubise impamvu ndi kuvuga ngo izamuka iki ubundi ukubera iki? Reka mbibasobanurire nabyo. Kikongo hari ahandi buriya butaka yabagamo n'ubutaka buri munsi y'isi. Ahantu yaje kwivuza rero yari kuza kwivuza kuri isi, kandi ubutaka buri munsi y'isi bivuze ngo yari kuzamuka. Rero isa ngaho ivuye aho twese twise ngo ni kuzimu munsi y'ubutaka nyine. Hanyuma rero ikimara kugera hejuru, abantu kubera ko baba bari kubicunga cyane bahita babibona. Baje kuyibona bahita babona ko Kikongo izamutse igeze ku isi. Bahita babona n'ikibazo Kikongo ifite, bahita baza kuyikura rya ryinyo bayambika iryinyo ry'icyuma. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo hari amaradara arimo yerekana hari ikindi kinyamaswa ku rundi ruhande cyitwa Godzilla. Ni ikinyamaswa kinini cyane. Reka mbanze mbibereke. Ubundi ikinyamaswa cya Godzilla hari indi nyamaswa yari itereye abantu igiye kubica ibarimbura ahitwa mu Butaliyani. Godzilla izamuka cyane avuga ati ngira ngo wanyicira abantu, reka mbanze ndwaye nawe urimbure. Godzilla itiza muri kubona ko Godzilla ngaha ikomeye cyane, nayo isa nkaho irwanira abantu kuri isi yacu. Uri kumva? Ariko muri uwo mwanya mu minota mike cyane rwose abantu barimo bavura Kikongo, Godzilla imaze guhaguruka itangiye kugikontorora, itangiye kujya imira imbaraga zose z'imiriro, ahantu hava imbaraga z'amashanyarazi, ahantu bega hagaragara ko hari natural power. Urumva? Twagenda dukomeza. Hanyuma rero Godzilla nayo itangira guhaguruka ivuga ngo itangira kugaragaza ko irakaye cyane, ihagurutse isa nkaho igiye kurwana intambara ihambaye cyane. Godzilla ngire ngo namwe muri mubibona yuko Godzilla ihagurutse irimo igenda ifata imbaraga zose kugira ngo ibashe kujya kurwana izindi ntambara. Mu minota mike abantu batangira kwibaza ibiri kuba, bahita bavuga ati kwikirwa hashobora kuba hari ikibazo kiri kuba, reka tumanuke tujye kuhareba. Bahita bafata wa mwana nababwiye sasa rero. Nyiri mpamvu nababwira ngo niye mpamvu Kikongo yari irwaye iryinyo. Bahita bafata wa mwana, bahita bamupakira mu kimodoka mu kintu nyine gishinzwe kujya mu nda y'isi. Urumva? Bahita bamujyana, sibyo? Baraje baragenda. Kikongo ibagiye imbere ibamanukaho, bahita bamanuka bajya kuri cya kirwa. Kikongo igezeyo ihita ifata agashoka kayo, ireje gufata agashoka kayo ihita imanuka hasi ahantu hari kwaka. Urumva? Igezeyo mbere gatoya hahita haza akantu kameze nk'akana mu buryo budasanzwe cyane, hahita haza ikintu kimeze nk'ingagi. Kandi ubundi Kikongo aho kantu se nakababwiye, Kikongo yari ziko kuri kirakirwa ariyo yonyine ikaba. Izindi ngagi zose zari zararimbutse zaragiye nkuko nta wundi muntu wasaga nkaho ahaba. Akana kari kurokoka kari karagiye muri Amerika. Kikongo igiye kunabura mu buryo budasanzwe hatungutse kino kintu.
kuri Sky Island hari akandi kagagi gatoya k'agakikongo gato. ngira ngo muri kubona ko Kikongo yari imaze kubona yuko hari izindi nyamaswa zimeze nkayo zari zihari. Mu mwanya muto rero Kikongo itibwira kakarate tugende dushogosherane tujye kunyura kaho bene wanyu bari. Mu kanya gato ngako guhumbye mu minota mikeya hahita hagaragara izindi ngagi zitagiye kugwana Kikongo zikubita zitera sentiri zishwanya gusa nyine mu bintu bidasanzwe. Murebe namwe Ari kuri Sky Island igifata umusho yirwanaho irakatwa. Aho kanya Kikongo irazitsina ngira ngo nawe murayibonye, irazitsindira zirangiza irazimara irazimbura. Kikongo itibona yuko hari izindi ngagi zimeze nkayo kandi ubundi yari izi ko iyo ari yo yonyine. Mu mwanya muto ibyuma byarwanishaga yise ibona ko ibiri kugwanisha ibyuma by'amagufwa. Urumva itibona yuko hari abandi hari izindi Kikongo zihari. Itibwira kakana ati tugere uje kunyereka. Akana karayijyanye diri biragiye baba nabo bari bamaze kugera he ku kirwa. Urumva bari bagenda nyine bavumbura bari ibintu biri kuba bari ibintu bihari kuri icyo kirwa nyine ukuntu gahunda zifashe. Naho Kikongo yo iri muri gahunda yo kujya kureba izindi ngagi. Yagodize yacu rero nayo yari muri gahunda yamaze kugenda igeze mu nyanja, abantu bari kuyikurikira bajya kureba ibiri kuba. Urumva ibintu biri kuba. Ubundi reka mbanze mbabwira akantu gatoya. Kikongo mu mwanya mutoya cyane yahise igera ku zindi ngagi isanga izo ngagi zifite umwami wazo wari warazikoroneje, ariko ngo uwo mwami ajya kujyaho yafashe ingagi arazishyiramo imyumvire mibi ziragenda zirimbura imiryango yo kuri Godizira yose irashira. Iyo miryango irashira. Godizira urumva yari ibayeho iri yonyine, ariko ubwo ngubwo Kikongo nayo yari yonyine kwa ko ntago yari izi ko ubwo bwami bw'iyo ngagi buhari. Iyo ngagi rero yari ingome cyane. Mu mwanya muto batwereka ko Kikongo yamaze kugera ku ngagi. Iyo ngagi nyine umwami ararakara cyane ahita atangira kuza kurwana na Kikongo. Yashoye izindi ngagi mu ntambara yasabye bya Godizira. Kikongo ishatse nko kunesha umwami w'ingagi. Umwami w'ingagi abona ko Kikongo afite imbaraga, bahita bafungura ikindi kinyamaswa cy'urugodizira cyo cyaciraga ubukonje bwinshi cyane kandi buteye ubwoba. Kujya cyaciraga ubukonje ibintu byose bigahita bisa nkaho bikonje nyine. Na Kikongo bateye ubukonje iti konje. Urumva ibona ko ari ibintu biteye ubwoba, kakana gahita kayikurikira bihita bigenda.